baravuga ngo iherezo riruta itangira. Reka babwire, nubwo twakora ibyiza bingana iki, ariko tukazagira iherezo ribi ryazatwikira ibyiza byose twakoze. Umuhanuzi Ezekiel yavuze mu bice 33. Ushaka gusoma ayo magambo muzayasoma. Gukiranuka wakiranutse imyaka myinshi ntacyo kuzamara ku munsi w'igicumuro cyawe, kandi ibyaha byose wakoze ntabwo bizibuka ku munsi wihariye ugakiranukira Imana. Rero impamvu Salomo nawe yabivuzeho hano ntabwo nshatse ko kuhasoma ko iherezo riruta iki itangira. Ubu turi hano hari korasi turirimba ngo mbese Imana n'abantu bazakwibukira kuki, mbese Imana n'abantu bazakwibukira kuki, mbese Imana n'abantu bazakwibukira kuki. Haleluya, amen. Ibyo uburibyo bakubaza ngo ku iherezo ryawe igihe tuzaba tutakikureba, ese tuzakwibukira kuki? Ubu dufite abana bacu bitwa ba John, David, ba Jonathan n'abandi bazima. Nuko abayiswe bagize iki? Iherezo ryiza. Ubu tujye kureba abitwa ba Yuda, dushaka kutababona. Ntabwo Yuda yanditse muri Bibiliya. Mbese ba Yuda bose bakoze ibibi, ariko umwe witwa Yuda yagambaniye Yesu, bituma tutita abana bacu Yuda. Hari witwa umwana we Kayini hano, nuko bagize amateka mabi. Nabyumvise. Rero iherezo ngo riruta iki itangira. Bene data duharane kuzagira iherezo ryiza. Niba gukomokaho bazagira baza ngo ariko runaka twumva sogokuru uzana iki cyamuranze, bati yamukozi w'Imana yageze kuri yafashe umuryango binini, n'ibintu byiza cyane. Hano ijambo ry'Imana Salomo aravuga ngo ku munsi w'amahirwe ujye wishima. Ni ijambo naritekerejeho cyane. Pawulo yarivuzeho mu Bafilipi ibice 4:4. Amen. 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 Pawulo yandikiye Abafilipi abandikira urwandiko mu bice 4:4. Arababwira ngo mujye mwishimira. Ntabwo yabasaba, yakoresheje icyo bita integeko. Aravuga ngo mujye mwishimira mu mwami wacu. Yewe nongeye kubivuga ngo mwishime. Haleluya. Amen. Pawulo yategereza Abafilipi ubwoko bw'Imana, avuga ngo mujye mwishimira mu mwami wacu. Hari igihe abantu batishimye. Abashakashatsi bo ngo bajye bakora ubushakashatsi bakagenzura mu bihugu bitandukanye. Amen. Amen. Abashakashatsi ngo bajye bakora ubushakashatsi mu bihugu, bagatembera mu bihugu bitandukanye, bakarekana ibihugu bimwe abantu muri ibyo bihugu batishimye. Muri ibyo bihugu usaba kugira ngo uko nta mahoro bahari, mu migenzo y'abo bantu ugasanga ntibanezerewe. No mu nzu y'Imana rero hari abantu batanezerewe, kandi babwije kuri niba ari ikintu kinezeza Imana ku bantu bayo, nuko inezezwa no kubasetsa no kubanezeza. Hari igihe kera twabaga dusenga, ukumva umuhanuzi araje abwira umuntu ngo Imana igiye kugusetsa, ukarabona atahanye umunezero. Bwaki Imana mukora ka kantu rero twita ngo surprise cyangwa igitangaza, akazanezerewe ari mu nzu y'Imana, Imana yarabivuze, Imana yabisohoje, Imana yagire neza, akanezerwa Imana. Ariko babwire nta kitarambirana. Abantu iyo batinze mu byiza bararenga, bakibagirwa ukajya n'ibyiza byabo basesemye, ntabwo ukinezerewe. Ibyo nabyo bijya bibaho, murabyumva. Hari igihe kigera ibyiza gutinda mu byiza igihe kimwe, ugasanga abantu ntibakinezerewe. Kandi Imana yahinduye umuntu amateka kugira ngo ayinezerewe, nawe ajye yishima. Kuko mu mutima unezerewe niho iri jambo tukuvuga, muri iri jambo rijya kwinjira mu mutima utanezerewe Imana. Turavuga birangire kuko akumva indege yarangiye bita birangiye, ariko unezerewe Imana. Umuntu uri hano kwibukana Imana yamukuye, akareba ibihe ahagazemo, akareba impinduka Imana yakoze kuri we, akabona Imana yaramusekeje, aranezerwa amagambo y'Imana. Igituma musiga muri ijambo ritanezeza abantu bahaze ibyiza barabihaze. Murabyumva? Uzare guhaye umuntu ibintu abifite, uvuga ati se ubuse n'icyagore abona ari ibisanzwe. Ariko rero umuntu w'imbabare umukoreye akantu kamunezeza, arishima, akaba ati mwene datungire neza, uranguye hakomeye, agahora kuzirikana kuki. Ariko umuntu ufite ibirenze byabo muhe
arakubwira ngo ubuse bwabonye nk'ubukene, ntabonye ari yego ukwiye gufashwa, ahubwo bigahinduka ubwanzi. Murabyumva? Hariho nabona n'ushaka guhana n'amafaranga bakavuga ngo ariko ndasuzugurwa kweli, ngo nuko ari byo utakwicira amafaranga. Aya madolari 100 cyangwa 300 abonye mu mbaraga zanjye ntayageraho, nyamara harimo utarabona n'idolari rimwe kuva avutse. Njye numvise ubuhamya bw'umuntu n'umusore wavuze ngo yarinze ashyingirwa ngo atararya ngo haga, ngo atararya ibiryo ngo biva hasi. Ibaze nawe umunsi bamugaburira agahaga ufata Imana, ngo uri umuntu uhora hazi rero n'umugaburira arumva ari ikintu kidasanzwe cyane kuri we, arumva ari bisanzwe. Pawulo yandikira Abafilipi arababwira ngo mujye mwishimira mu mwami. Abanyamaguru yewe nongeye kubivuga ngo mwishime. Haleluya. Nuko yabonaga Abafilipi batakireba ngo baha agaciro ibyiza Imana bagiye, akabona abantu bararenzwe barahazi ibyiza, batangiye kwibagirwa gushima Imana. Reka mbibutse, ntawe ushobora gushima Imana atanezerewe. Niba ibyiza bimaze kubihabwa unezere ukaba wumva ari bisanzwe, uzi ukaza gushima Imana, ntabwo bashima Imana. Nubona abantu bashima cyane nuko batekereje ku Imana bakoreye, ariko mu gihe bamaze kubimenyera, buriya ntabitamenyera ntabwo ngira gushima. Uzareba abana mu rugo bacu, abona ibiryo buri gihe birahari, bisijya kwitoragura amazina mu mafurigo nayo byose biri hariya, ahaterura akanywa akagenda akarya, ibisanzwe. Benshi ntizibuka kubwira ngo mama urakoze kugaburira, azabivugira iki kandi abona ari guterura gusa, agira ngo ni kubona umugezi uri gutemba bakavoma gusa, amata bakaza gataka muri firigo. Fata wa wundi noneho wayakumburaga agashaka n'ahazagura n'agatasa bakanywa, noneho atekereza wonetse kumubwira ngo ngwino yo kugurira amata, akamugurira akanywa kumva rwose fari yashize. Uwo muntu ntabwo amubwira ngo urakoze, hashima. Rero Imana iri kutureba, ikatureba n'uburyo yaduhinduriye amateka, ikatureba uko tumeze, ikabona twaramaze kwifatanya ibisanzwe. Imana irababara. Ibyo mbabwije ukuri, Imana irababara, iratureba ikababara. Ijambo ry'Imana usomye Matayo 11 uhereye ku murongo wa 20 hatwereka uburyo Yesu yababajwe n'ahantu yakoreye ibitangaza ngo abantu ntibahinduka. Ngo arababara bavuga ngo ibyo nakoreye hari i Kaperinawumu n'i Tiro n'i Sidoni, ngo biza kuba byarakorewe i Sodomu n'i Gomora, hamwe hatwitswe n'umuriro. Ngo ntabwo baba bararimbutse, ngo baba barahindukiye bakihana. Nabyumvise kuko Yesu yarabikoze, ahakiriza abarwayi, abarimo abadayimoni, akiza abarwayi bafite indwara zitandukanye, akora ibitangaza bitandukanye, ababembe barakira, impumyi zirahumuka, ababona bigumira bakora ibisanzwe. Yahagera ugasanga n'abantu nta cyahindutse, arareba aravuga ati ibyo nakoreye abanaye, iyo abana bikoreye Sodomu n'i Gomora burya cyane ntabwo bari kurwanya hamwe, bari kwihana bagakunda Imana kurema, none baba bararenzwe. Mu yandi magambo Yesu yavuga, uyu munsi hari umuntu warenzwe. Hari igihe Imana yagusanzira kugendera kwa ngo ikabona agahinda kawe wari ufite. Ngewe reka nivuge ku giti cyanjye, sinigeze muri cyo kwamba, akubite naho twari turi bamwe mutayobewe, naribazaga ngo aba bana banjye mu myaka iri imbere bamwe bajya muri za segonderi nzabishyurira iki? Nta mfite hariya, nta butike mfite hariya, aba bana nzabishyurira iki? Ahora mpangayitse mu mutima wanjye, hakabwaho nakire nka invitation y'icumi mu kwezi kumwe, hasanga niyo natwereye abo bantu umushahara wanjye wonyine utana ubuhagije, uvuga nti wese mu nzu ho bizagenda bite? Ahora mpangayitse mu mutima, ariko wandeberaga inyuma ntabwo yabonaga, ariko Imana n'ijoro arandeba. Imana ikambwira ngo mwana wanjye humura, ngiye kuzaguhindura amateka, ngiye kuzakunezeza, ngiye kuzagusetsa, ngiye guhindura amateka, uzagera ahantu unezererwe, imihangayiko yawe yose ishire. Imana yabikoze. None njye nicaranye mu bintu byose bireshya bihwanye no kunezerwa Imana. Tiyo tubona ibintu byose ari uko to twekwibuka hahandi Imana atubwira. Reka mubibutse, iyo unezerewe Imana ushima Imana. Nuko ijambo Dawidi yavuze ngo iyo mucurije amaso yanjye, hibuka imirimo y'intoki zawe, hibuka ahantu wankuye, kurambura amaboko guha icyubahiro.
Haleluya. Amen. Ujya usubiza amaso inyuma ukibuka aho Imana gukura, ukibuka bya bindi Imana agira ikubwira nicyo abikoze. Iyi Imana iri kutureba ikatubona tutakibitekereza, iricuza, irababara gukora Yesu yavuze. Iyo byo nakoreye Daniel, ugiye bibye Daniel, ubwo reka nyine itanga y'urugero. Iyo aza ko nabikoreye wenda Simon, wenda ari Burkina Faso, wenda ari Congo, wenda ari Uganda, abayubaha akanshima kanakankorera mu mutima. Urabyumva ukuntu Imana igiye ibibona igasanga yararuhijwe n'ubusa. Niba uzabona abantu ibihugu byinshi byateye imbere, abantu ngabona bari kujya kuvuga ubutumwa kenshi, bari abakene bakeneye amafaranga, ngo urabona amaturo bari gushaka mu bakristo, ubwo n'ubukene bafite. Urabyumva abona bamaze kwibagirwa nyine bararenzwe. Ariko mu buzima Imana by'ukuri ntabwo ari kubitekereza. Aravuga ati aba bantu n'abakozi b'Imana. Haleluya. Haleluya. Amen. Hano rero Salomo aravuga ngo ku munsi w'amahirwe, abapagani bakunda gukoresha ijambo amahirwe, ngo twebwe ntabwo tubyita amahirwe, ni umunsi w'umugisha uvuye ku Mana. Ni Imana iba yatwibutse. Tujye tugira ute? Twishime. Yakobo yanditse mu gitabo mu rwandiko rwe mu gice cya 5:13 aravuga ngo muri mwe ninde ubabaye nasenge, ngo hari unezerewe naririmbe. Aririmba iki? Aririmba Imana. Niba hari unezerewe, please naririmba Imana, nashima Imana. Noneho ngo hari urwego abantu bageraho ngo bakavuga ngo nimpora mpagaze hariya ndi gushima Imana, bazavuga iki? Abantu benshi bakunda gutinya ibyaha bazavuga. Igihe se wari wabaye Imana kugira ngo utakira Imana, kutatinya ibyaha bazavuga, Imana imaze kugusubiza. Bano bahora babona hariya uvuga ngo yego Mana ndagushimye, ngo bazagira iki? Abantu benshi bakunda gutinya amaso y'abantu. Iyo dutinya amaso y'abantu n'ubu ntabwo tuduhagaze hano. Ubu nari kuvuga ngo abantu bazakora abona mpagaze kuri altare bazagira iki? Ubwo nanjye gatinya. Ubwo ni Imana dushaka? Dusubiza amaso dushima Imana. Ntabwo ari ibintu byiza, ni Imana yabikoze. Reba ku buzima bwawe, reba amateka yawe. Hari igihe wayemo wihebye ukajya uvuga uti njyewe ndiho ntariho, ukajya ubona iherezo ryawe ari ribi, ukajya ubona uri insuzugurwa mu bandi bantu, ukajya ubona nta munezero ugira n'umunsi umwe, wakwigereranya n'abandi bantu ukabona wowe ntacyo ujya. Ariko Imana yarakwibutse, igira ihame kuvana, igira ikintu igukorera. None uyu munsi usigaye buri cyo wabwira Imana, usigaye wumva nta mwanya ufite gukorana Imana. Hari umukobwa umwe yageze avuga ngo gutanga ubuhamya, avuga ijambo ryantangaje na n'ubu ngibaza, ariko si gucira urubanza Imana baba. Navuga ngo Imana babare kwenda nakomeje kubitekerezaho cyane, ariko si gucira urubanza ngo niyo bitekerereze. Ngo yahoraga abona abandi batanga ubuhamya, ubwibyo Imana bakoreye ngo bakabura ubuhamya ngo yatanga. Ngo noneho ukaza kugira ikigeragezo ngo afatwa ku ngufu. Ngo n'abagabo batatu ngo Imana irahamukura. Ngo ubwo ngo nibwo yabonye ubuhamya ngo azajya atanga. Natwe nibwo dutegereje. Nibyo dutegereje. Guca mu bikomeye kugira ngo noneho tubone icyo dushimira Imana. Ntabwo ari icyo. Hano aravuga ngo umunsi w'amahirwe, umunsi uri muzima, umunsi umeze neza, umuryango wawe waramutse amahoro, abana bawe ari bazima, utapfushije, utabuze icyo kurya, utirukanwe ku kazi, utabuze icyo uhaha, jya wishima kandi ushima Imana. Ku munsi noneho rero tugaruka kuri rya jambo rya kabiri, aravuga ngo tutaragira ntabwo izi nigera mwihangane kuri ijambo ryo gushimira Imana. Ijambo ry'Imana tubwira muri Luka igice cya 1:58, ijambo ry'Imana tubwira ngo Zakariya n'umugore Elizabeth bitwereka uburyo umugore yari ingumba akamara imyaka myinshi cyane. Ayo magambo twavuze mu gihe cyashize, Imana irabibuka ibaha umwana bageze mu zabukuru. Ijambo ry'Imana kuri uwo murongo aratubwira ngo nuko abaturanyi be bose nabo mu muryango we bumvise ko Imana yabibutse bikabaha umwana, ngo baraza gushimana nawe, kwishimana n'abandi. Abantu bumva ko umuryango wa Zakariya havutse umwana w'umuhungu ari we Yohana Umubatiza, ngo baraza bifatanya nawe bashimana.
ijambo ry'Imana muri Zaburi, ijambo ryo gushimira Imana. Dawidi yarivuze muri Zaburi ibice 34, ayo magambo ndayakunda cyane, nakavuze mu mutwe ariko reka nse nkwasoma gakeya. Zaburi ibice 34, Dawidi yavuze amagambo akomeye, ndakurarikira kuzajya yasoma, ngiye mfite n'intego kuzafata mu mutwe cyo gice. Wenda ngafataho nk'imirongo 10, katso mirongo 4 gusa. Yaravuze ngo nzahimbaza Uwiteka iminsi yose. Haleluya. Urumva ari iminsi ngahe? Iminsi nzahimbaza Uwiteka iminsi yose, ishimwe rye rizaba mu kanwa kanjye iteka. Uwiteka n'umutima wanjye nzirata, abanyamubabaro babyumve bishime. Mufatanye nanjye guhimbaza Uwiteka, dushyirane hejuru izina rye. Ufite amagambo meza, hepfo aravuga ngo nashatse Uwiteka aransubiza, agize ubwoba nari mfite bwose. Haleluya. Nashatse Uwiteka agira ute? Amara ubwoba nari mfite, angiza cyangwa ubwoba nari mfite bwose. Ayo magambo ndanyakunda cyane. Nzahimbaza Uwiteka iminsi yose nkiriho. Uyu munsi uracyahimbaza Uwiteka mu minsi yawe yose, amaze kwibagirwa. Reka tugaruke no kuri jambo rindi yavuze muri uwo murongo, aravuga ngo no ku munsi w'amakuba ujye utekereza ko Imana yabiremye byombi ukabibangika. Uyu munsi uriho ariko abapfuye, turiho natwe tuzapfa. Kuba turiho turacyari kuri wa munsi w'amahirwe. Kuba turya hari abandi bagize ute? Babwiriwe. Kuba dufite aho turara hari abandi bagize ute? Badafite aho barara. Kuba dufite amahoro hari abari mu ntambara. Kuba turi muri iki gihugu dutuje hari abari kugira ute? Bari guhunga. Rero umeze neza sama kugira tekereza, wibuke ko hari ikindi kizaza nyuma yaho. Ukuri kose no hari kizaza. Niba none uri muzima, ibuka ko ari uzarwara. Uriho ko ari uzapfa. Ufite amahoro ko ari uzayabura. Kubera iki? Ni ibyateganyijwe munsi y'ijuru. Twavuze ijambo tuvuga kudahindurwa n'ibihe. Salomo avuga ayo magambo. Ujye utekereza, nubwo none meze gutya ariko hari ikindi gihe kizaza. Nubwo uyu munsi twaramutse twese tunezerewe mu nzu, ariko hari ikindi gihe kizaza tukaramuka tutanezerewe. Mu gihe icyo gihe kitaraza rero tunezerwe Imana, twishime kandi tunezerwe Imana. Abisiraku bagenda bakanezerwa, ubu benshi bagiye ku maparike, bagiye ku mazi, bari koga, bari guswiminga, mu kanya bakajya bakaruhuka, bagakina imipira ku ruhande, bandi bakajya mu mashyamba bakumva ngo akayaga ko mu mashyamba, bari kwinezeza. Abandi bakajya mu byaha, nabo ngo bakajya kwishimisha. Ariko abizera ntabwo twinezeza mu byaha. Murabyumva? Kuko nabo bazi ko hari igihe kizagera ibyo gukora ibyo bihe byishoboka. Ubwo mu yandi magambo yose bavuga, wowe bona waramukanya amahirwe, wowe umva ibintu bigenda neza none, ishime karushima Imana. Haleluya. Iri jambo muri kuryumva? Muri kuryumva? Tekereza niba utishimye kandi ntacyo wabuze, ubwo Imana wayishinje iki? Uzi Imana kukureba ukuntu utanezerewe, uri kuyishinja iki? Uri kuyishinja iki? Dore ikibazo kiri mu bantu rero, abantu barambirwa vuba. Gushize impumu wibagirwa icyamwiruka nsanga. Murabyumva? Ushize impumu yibagirwa icyamwiruka nsanga. Niba ngo ari ikintu, niba ari indwara abantu ngo barwaye no kwibagirwa. Umuntu agatabaza, Mana wagira neza, Imana barakugira neza, agashima, Mana warakoze gaca, Mana warakoze gaca, gatatu kare gatanu gatangira kubirambirwa kwishima. Kandi Imana itahaganitse imigisha, Imana iracyari gukora, ariko gatangira karambirwa gatatu barashima buri munsi nabirambirwa. Kandi Imana yo ntiyarambuye kugira neza. Haravuga ngo uko bimeze kose, please jya wibuka ko ejo hazaza ibindi bihe. Hano iryo jambo rikamwumve cyane. Nubwo ubona bimeze bitya, teganya ko ejo hazaza ibindi bihe. Sintinya kubivuga. Mufite ingingo nzima. Nshobora kuba ndi kugenda kuva mu kanya bakaguru karacitse. Nuko biteganyijwe ko munsi y'ijuru bigomba kubaho. Murabyumva? Uko gifite ingingo nzima rero, reka nishime Imana, reka nezererwe Imana. Dawidi yavuze irindi jambo rikomeye muri Zaburi 3:3. Haravuga ngo umutima wanjye himbaza Uwiteka, mwabindimo byose mwe mushimire izina rye ryera. Ngo niwe abarira ibyaha byanjye byose, ngo niwe acunguye ubugingo bwanjye butajya muri rwa rwobo.
avuga n'andi magambo akomeye mu bice 103 bya Zaburi. Ujya unezererwa Imana, ujya wishima Imana ikabibona ugashima Imana, cyangwa urana umutima wabaye urana agahinda gusa nta mpamvu. Iyo utanezerewe ubasha gusagura umunezero ku bandi, utanezerewe nkatumira abandi ati muze dusangire. Imana ishaka kunezererwa, ukayinezererwa ugashima Imana. Reka twe gutinda rero, urugero rwa hano hepfo yavuze ujye utekereza Imana ipaje ihinduka y'ibigaya. Ibimara guhinduka rero ntuzave ku Mana, kubizera ntabwo tuva ku Mana. Nihuse rero kuri ibyo bihe Pawulo yabivuzeho, urwandiko rwa kabiri yandikiye Timote igice cya 4 yavuze ngo ndagutongerera amaso y'Imana na Yesu Kristo uzacira imanza abazima n'abapfuye. Ngukorera Imana mu gihe kigukwiriye no mu gihe kitagukwiriye, uhame uteshe wigishe n'ibigere. Hari abantu bashobora gukorera Imana ari ukubara amahoro gusa, noneho bya bihe byaza bakareka gukorera Imana. Hano Pawulo yamenye ko ibyo bihe bizaza, abwira Timoteyo tumuvugabutumwa uri umushumba, ariko ndakwibutsa ko nukora Imana muri iki gihe hari ikindi gihe gishobora kuzaza bikakugora gukorera Imana, ariko muri icyo gihe uzihanganira gukorera Imana. Ubwo mbivugiye iki? Uyu munsi uri muri korale uranezerewe nta kibazo, ariko ejo ni hazi ikigeragezo uzavuga uti ndabiretse. Ariko ijambo ry'Imana siko ritubwiye dukorera Imana mu gihe kumva ko ari cyo, mu gihe utekereza ko atari cyo. Pawulo yongera kubivuga yandikira Abefeso ibice 6:13, aravuga ngo bene data, yandikira Abefeso aravuga ngo amen amen, aravuga ngo mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe. Aravuga ngo mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose muzabashe guhagarara imbere y'intebe y'urubanza. Kansubiremo ibice 6 bya Efeso umurongo wa 13. Yego Pawulo yandikira Efeso aravuga ngo mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose muzabashe guhagarara imbere y'intebe y'urubanza mudatsinzwe. Kuki Pawulo yabwiye Abefeso umunsi mubi nawe akawugarukaho? Nuko igihe turi kuri iminsi uko tuyibona ntabwo ari kizahora. Ubwo atari kizahora rero tugomba guhora tubyiteguye. Cya gihe iminsi izahinduka tukabasha gukomera, ntiduhinduke ngo tureke gukorera Imana no kunezererwa Imana. Habakukira avuze ngo naho imiti itatoha, intama zigashira mu biraro, bagahingira ubusa imitini n'imyerezi n'ibindi n'imyerayo, nta kabuza ko nishimira Uwiteka Imana yanjye, nta kabuza ko nareka kwishimira Imana. Hari abantu banezererwa Imana no mu bihe bikomeye. No muri ibyo bivuze mu ndirimbo 22 mu ndirimbo z'agakiza aravuga birashoboka ko twanezerwa mu bihe byose no mu makuba, ni ku mukristo ukura ameze azanezerwa iteka ryose. Umukristo ukuri anezerwa no mu makuba no mu bigeragezo, agereza kunezerwa Imana no kunezeza Imana. Rero tudatinze cyane, hari amagambo yandi twasomye hano muri Rusi igice cya 8. Ayo magambo twabise ejo gutwaramo amasengesho, ntabwo ndi buyatinde kandi ngiye no gusoza. Ijambo ry'Imana aho ngaho ritubwira uburyo Nawomi yahendahenze abakazana be bombi, amaze gupfusha umugabo we Elimeleki, agapfusha abahungu be bombi Kiriyoni na Mahaloni. Noneho abakazana bagasigara nta nakuzukuru, aritegereza bagasigara ari incike. Arangije ahamagara abakazana be bombi, arababwira ati rero bakobwa banjye, mwangiriye neza abagabo banyu, none igihe kirageze, ndabifuriza ko musubira mu miryango yanyu mukakubana na ba mama wanyu, Imana izabahire muzongere mubona abandi bagabo, nanyu ngiye guhaguruka suri wacu Betelehemu. Iryo jambo nyaritekerezaho, hatekereza umubabaro w'umubyeyi yageze muri icyo gihe gikomeye. Uzi kuba incike, numvise bya bihe Nawomi yaje ari hamwe n'umugabo n'abahungu be, abahungu be bagashaka abagore, ko bikarangira bose bashize umunsi mubi. Urabyumva?
arabahendahenda ati namwe mugende bakazarabangira, asigaye ameze atya nk'igiti kitagira amashami. Hari uwakwifuza kuba atyo? Ariko kuva ku munsi w'ijuru byose bishoboka, byose birashoboka. Hariya Salomo ashaka kutwumvisha nubwo tureba gutya tukibwire ko ariko bizaba, ibihe bizagenda bigira bite bihenuka. Hari abantu birara rero bakibagirwa, ariko mu muhanga w'iminsi ahora ateganya ko, ahora sevinga, ateganya ko ibibazo bishobora kuza. Nuko rero arabahendahenda ngo Rusiya akakumuvaho. Ayo magambo murazi cyane. Handi ku murongo 20 nasomye ngo Naomi yafite izina ryiza, ababyeyi bamwise rivusobanura ngo munyagikundiro. Abantu bakomeza kumuhamagara ngo Naomi, 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 akababara mu mutima agashenguka, akavuga ati mwe kujya mukomeza kumuhamagara izina Naomi, kuko Imana yangorereye ibishaririye, naje no nuzuye, none umuryango wagira nahagiye nsigaye njyenyine. Mwe kujya mukomeza kumuhamagara iryo zina, ahubwo mujye munyita Mara. Mara risobanura ngo ushaririye. Murumva ibyo bihe? Murumva ibyo bihe? Ariko Naomi nubwo byari bimeze bityo, afata inzira asubira mu gihugu cy'iwabo, ajya gukomeza gusenga Imana, ntabwo yaretse gukorera Imana. N'umukazana we Rusiya mwihambiriyeho, mwibuke ko yamubwiye ngo Imana yawe izaba Imana yanjye, aho uzagwa niho nanjye nzagwa. Agezeyo nawe yakomeje kubaha iyo Mana y'Abisirayeli, yakomeje kubaha Imana dusenga. Igihe kiragera Rusiya Imana yamwibuka umugisha kuko ayo mateka muyazi. Twasomye muri Yobu igice cya 20 ngo Yobu abonye imitungo yose ishize. Murabyibuka abakuru hakurya yongiyo hari imitungo yanyagwaga neza neza, umuntu agasigara nta n'agakoko afite mu nzu. Inka zikagenda, ihene zikagenda, intama zikagenda n'ibindi n'inkoko bakazijyana. Murabyumva? Bakugire n'impuhwe. Noneho twe hari akantu gashya katubayeho, umunsi wo duhuye nawe twabona ingabo za leta ngo zije kuturengera, n'uduhene twari dusigaranye natwe bavuga ati muzane n'ibikoresho by'abasirikare, natwe twakabona tujyana. Inka zo zaragiye kera, n'uduhene dusigaranye ngo ni ibikoresho by'abaje kudutabara, barajyana gusigira na kamwe. Ibaze muri ibyo bintu rero, Yobu imitungo baranyaga, inka, ingamiya, amafarasi byose barahanagura. Niyo cyabaye urangiza abana b'10, umuyaga uraza urakubita bari mu kirori, inzu bagwaho bose barapfarangira. Yo basigarana n'umugabo we bombi gusa. Noneho yo inkuru imugeza ati ibintu byose amatungo yarashe n'abana bawe birarangiye. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Yobu wese bashishimura umwitero we, yikubita hasi baraseka, areba mu ijuru aravuga ngo Mana, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo mpaye. Uwiteka niwe wabimpaye, none Uwiteka niwe wabimpaye, kumubwishurije izina ry'Uwiteka ni shimwe. Uwo ni umukiranutsi udahindurwa n'ibihe. Ubu hari abantu hano akantu gatoya, hari igihe Satani yicisha mu tuntu, ugasanga utuntu duto turaje. Udufaranga twe kuri kote baratutwara, wagera imbere ipine ry'imodoka riratobotse, mu kanya uhoshyize akantu hanze abajura baratwara, wakwegera igare hariya bakaba bararijyana. Ntabwo ari Imana nsenga, noneho mu Mana kutambere utuntu tungana ubusa, umuntu akavuga byinshi. Ariko Yobu arasenga avuga ngo navuye mu nda y'amama, asubiza amaso inyuma. Haleluya, reka mbasaba ujye musubiza amaso inyuma. Wazanye iki ku isi? Na Pawulo yabivuze yandikira Timote mu bice 6, ntacyo twazanye kuri isi, twaje twambaye ubusa. Baravukanye n'abana, abazanye urukweto, abazanye kakofu karimo udufaranga, wavutse wambaye, uzasubira mu nda y'isi n'ubundi ntacyo ugize ute, ntacyo ujyanye. Uramutse utekereje ibyo ntabwo bijya gutandukanye n'Imana. Twabyumvise? Arimuka asubiza amaso inyuma. Buriya iyo bajya gusenga baje kubitekereza umwanya muremure, avuga ati ubundi nazanye iki, navukanye iki, ubundi ndiratana iki, si Imana yarabimpaye, ubundi ndusha abandi iki, navutse ntacyo nzanye, kandi ubundi nzapfa misike, ngiye kwemukira Imana yanjye. Nubwo reka da Mana ndagushimye, naje ntacyo nzanye, ibintu niwo wabimpaye, niwo byishubije, izina ryawe rigire bite bishimwe. Arayizera avuga ngo bimeze bityo, Imana we izongera inyibuke. Nahita nyibuka mu bice 13:15 bavuze ngo naho yanyica nzapfa nyiringira. Murabyumva? Rero umutima we yaraweguriye Imana. Uyu munsi wiyeguriye Imana, ibihe byaraguhinduye, usigaye
ibihe byaraguhinduye, uburyo Imana yakubonaga kera ntabwo ari ikikubona. Uyu munsi warahindutse, iyo Imana ikwitegereje ntabwo ikikubona nk'uko yakubonaga kera, ibihe byamaze kuguhindura. Tujye gusoza, tujye gusenga Imana. Tekereza, urikibuka kunezererwa Imana ukayishima, cyangwa wamaze kwibagirwa? Ni ikihe kintu utegereje kugira ngo unezererwe Imana yikora n'umunsi wayo unezerewe? Reka bene data mbabwire, umuvugabutumwa ahagaze hano kuri leta, hari igihe yitegereza iterana akabona abantu baranyagiwe, nta munezero ukiba mu bantu, tukibaza tuti baruraye, barwaye, babaye iki? Bikatuyobera. Ibaze kubwiriza abantu batanezerewe, nabyo bitera ubwoba. Uvuga ati ndababwira iki? Ese baranyumva cyangwa gutera amaraso? Ukumva nabyo birakuyobera. Ariko ukibaza habaye iki? Hafite ikibazo base tumusenge, habuze icyo kwambara base tumutwereye, nabyo bikakuyobera. Bene data, Imana yitureba ite noneho iri hejuru? Uyu munsi ntukinezerwa Imana, Imana yakubwira gusa nta munezero ukiba mu mutima wawe. Waranezerwa ugasenga ukuzuye Umwuka Wera, Umwuka Wera arushaho kujya mu mutima w'umuntu utanezerewe. Iyo umutima wawe ubabaye ukumira Umwuka Wera, ibyo Imana ibashobora kwinjiramo. Babwije mu kuri, bimaze kunezerwa, ukanezererwa Imana, nibwo uzabura isengesho kuva urishimye, ugafashwa n'Imana yakureba uti mwana wanjye aranezerewe. Harya Hana yashimye Imana abyaye bangahe? Abyaye umwe n'umwe gusa. Aravuga ngo Mana, ngo wari ngumba abyaye karindwi kandi abyaye umwe gusa. Aranezerwa, aravuga ngo Mana, ukura ku cyavu ukicazanya n'ibikomangoma, uvana ku cyavu ukicazanya n'abakomeye, urica ugakiza. Hano niho uvuze amagambo ari gushima Imana. Kubera iki muhaye umwana witwa Samweli? None Imana irakora igakora, kunezerwa Imana bikabura no kwishima. Basi Imana igukorera iki? Tahana uyu mukoro, ni iki Imana itagukoreye? Ni icyo ushaka kugukorera kwa ngo ujye uyinezerwa? Nugera mu nzu yawe unezerwa, nikureba uri n'ahantu mu rusengero ikunezerwa, ibona nawe unezerwa. Baterera agakoresho kakikiriza unezerwa, baterera rero ukikiriza amena wishimye. Muzi ko Imana iturebera naho ngaho twicaye ikavuga ngo abantu nzabakorera iki? Ni iki ntabakorera? Basi nakora iki? Senga basi yibwire, nabuze iki? Basi menye icyo ukeneye kugukorera, ariko uyinezerwe. Rero reka tubateze ku ijambo ry'Imana, mbese ibihe ntabwo byaduhinduye. Iyo waramaze guhinduka, tekereza n'iki Imana itagukoreye. Ihane, sabe isa kubabarira, uhinduke, nubyuka amahoro nyaboneka, neze gushima Imana. Ririmba, soma ijambo ry'Imana, nibigushobokera cyane umuryango muririmbe, nibanga wicara n'umugabo wawe cyangwa nawe wenyine, utereka ririmba uririmbira Imana, uvuga uti Imana gushimya aho wamuye hakomeye. Imana ibone nawe winezerwa. Ushobora cyanezerwa Imana, umutima wawe mu byishimo, harimo izaburi n'indirimbo. Uyu munsi natari kwemeze, Yesu akubabarire, sabe Yesu akubabarire, uyongera kugarukeho, umunezero w'Imana kugarukemo, Umwuka w'Imana yongera kugarukemo, ujye unezererwa Imana, Imana ikunara ikunezerwe. Uvuga ati uyu mwana wanjye aragiriye neza, umwana wanjye aranezeza, umwana wanjye aranyishimiye, nawe Imana ikishimire kandi urusheho kugumisha. Ayo niyo magambo Umwami yaduhaye ngo tuyasangire, Umwami ahere imigisha imitima yacu twese.